nongere mbasuhuze kandi mbaramutse bakunzi ba Rwanda Rugari TV, banyarwandakazi, banyarwanda aho muri hose, ngira amahoro Imana imigisha yayo. Nkuko bisanzwe ni Asumani yo nambaza Rwanda Rugari TV, kandi nkuko bisanzwe ndabashimira rwose, nkomeje kubashimira. Ndavuga bakomeje kwiyandikisha gufata ifatabuguzi Rwanda Rugari TV, subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye, niyo nkunga yibanze mu bamudutera, kandi bigatuma tugira izindi imbaraga zo kubakurikiranira ibyo muba mwadusabye kubakurikiranira no kubaha amakuru muba mudafite. Uyu munsi rero nagira ngo nsubiza abantu bamaze iminsi bampamagara banyandikira bansaba bati dusubirire mu mateka y'abari abagabo babiri, Thomas Nahimana na Padiri Fortunatus Rudakemwa. Abo mubona nyine babandi babesikoro birirwa babeshya, bamaze imyaka n'imyaniko babeshya. Bamwe ngo bari muri za politiki, abandi ngo bari mu mateka atagoretse ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyambere nababwira nuko banyarwandakazi, banyarwanda bakunzi ba Rwanda Rugari TV, abagabo babiri, Padiri Fortunatus Rudakemwa na Thomas Nahimana, ni abantu babaswe n'ingengabitekerezo ya Parimehutu, ni imbata z'ingengabitekerezo ya Parimehutu. Uyu munsi nta kindi bavuga nkuko bamubareba uretse ibintu byo muri za 59, mbese babaterekera Parimehutu n'Akayibanda, za Porosoma, izo nyine bagitera n'abana bambonye umutwe. Icyo kibanza cyumvikane neza. Thomas Nahimana irohavune mu Faransa nababwiye, Fortunatus Rudakemwa ari muri Canada. Ariko mukambaza muti ubundi amateka y'abari abantu nayaye ko twumva ibintu bitandukanye bibavugwaho. Bari abantu uko mubabona kuri icyambere bakomoka hamwe. Rudakemwa akomoka aho bita Nkanka mu cyahoze ari komine Kamembe, ubu n'akarere ka Rusizi. Thomas Nahimana akomoka aho bita kuri Nzahaha mu cyahoze ari komine Gishoma, toujours ni mu karere ka Rusizi. Icyo kibe cyumvikanye neza rwose. Ubwo nabasaga Hutu uriya mubona wirirwa rota ibitangaza atakoze ni 94, kabashaka kongera kubikora cyangwa yumva yabikora afite imyaka 70. Okay, bavandimwe, banyarwandakazi, banyarwanda bakunzi ba Rwanda Rugari TV, aba bagabo uko ari babiri hagati y'umwaka wa 2001 na 2005 bari abayobozi ba seminari ya Mutagatifu Aloyizi i Cyangugu. Rudakemwa ari umuyobozi wa seminari, Thomas Nahimana amwungirije. Yangengabitekerezo yabo rero, murumva igihugu nta n'imyaka yari yagashira igihugu cyongeye gusubirana ubuzima, abana batangiye kwiga, amashuri atangiye gukora, bana batangiye gusubira mu mashuri. Aba bagabo badukana ingengabitekerezo barayapurika muri seminari ya Mutagatifu Aloyizi uko ari babiri. Hahandi bashishikarizaga abana b'Abahutu kuzonga, guhohotera, menace abana barokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kubajujubya kugeza ku rwego rw'uko banabakubita. Ibi ni ibintu abazabona iki kiganiro bazashyiraho akadomo bagatangaho n'ubundi buhamya. Birashoboka ko wenda hari ababa batinya kubivuga cyangwa ku mpamvu zitandukanye,
bakicecekera gusa. Ariko niko byagenze. Niba mbabeshyera Thomas azajye ku isi n'ijuru, Rudakemwa yimbo kuri ya yindi ye ngo na amateka atagoretse. Amateka atagoretse muri make ni Parime Hutu na Kayibanda na Mbonye Umutwa na Gitera n'abandi niyo mateka atagoretse. Myaka 65 mujye munyumvira abanyarwandakazi banyarwanda. Iyo ideology baragenda babiba urwango mu bana, mu baseminariste, kugeza ku rwego rw'aho abana b'abahutu bataryamaga saa 7 z'ijoro bakaduka mu bana barokotse jenoside yakorewe abatutsi, bakabatera hejuru bakabakubita, bakabahambiriza n'ibikapu byabo bati musore ibikapu byanyu, bakagenda bakajya hariya bakarara bahagaze. Ibi bintu hazavamo bibiri: kubihakana kwa Rudakemwa na Thomas Nahimana no kubishimangira kwa babibayemo. Inzego zaje kubimenya amazi agiye kurenga inkombe. Banyarwandakazi banyarwanda, abakunzi ba Rwanda Rugati, inzego z'ubuyobozi, inzego z'umutekano, iki kiganiro bazakibona uko byagenze. Ni dosiye ndende. Rudakemwa bamuvana ku buyobozi, ahita atorongera, nibwo yahise agenda ajya mu Butaliyani. Thomas Nahimana bamwimurira, ubwo n'inzego za Kiliziya birumvikana, yari akitwa padiri atarangirika kuriya mumubona, kuko buriya yarangiritse. Reka Thomas Nahimana yarangiritse, bamwimurira kuri paruwasi ya Muyange mu cyahoze ari komine Gafunzo. Agezeyo noneho abonye umwanya wo gukora amabara biriya by'ubukozi bw'ibibibwe. Ntimugire ngo ni iby'uyu munsi. Paruwasi yahise ayigira akabari, ayigira buwate, bakajya arabyina, abagore indaya bakava i Kigali bakiga muri weekend bakayipasiriza kuri paruwasi ya Muyange. Niba mubeshyera azabinyomoze. Icyo nzi cyo nuko hari abantu bazavuga bati ibyo wavuze ni ukuri. Inzego zimukuriye rero, inzego za Kiliziya, nanabibutse yuko itegeko rya Kiliziya si ubwa mbere si ubwa kabiri ryamuvanye ku rutonde rw'abihaye Imana kubera ko yishoye mu byo yita politiki, ibintu binyuranyije n'ingingo y'ijana ya 275 y'itegeko rya droit canonique, itegeko rigenga Kiliziya Gatolika ku isi. Inzego zimukuriye rero zakoze ibyo zigomba gukora, ziramwirukana. Amahoro warahari, tuzayazana. Kuva icyo gihe nibwo yatangiye gupanga uburyo atorongera agasanga mukuru we mu Butaliyani, ndavuga Rudakemwa. Yarabanje ajya gushaka pasiporo hakurya muri Kongo, yomokeye mu Kivu Muyange. Paruwasi ya Muyange ni ku mazi, abazi Cyangugu, unyuze za Nyamirundo mu Bushenge ukagera hepfo urenze ahari icyicaro cyari komine Gafunzo n'epfo ngiyo. Ajya gushaka pasiporo, aza kugaruka arajijisha. Bwa kabiri nibwo yambutse. Buriya Thomas Nahimana yagendeye kuri pasiporo yo muri Kongo. Ntimukabone aterekera Tshisekedi ngo mugire ngo hari ibindi. Ntimukabone asingiza buri gihe agaragaza ko umucunguzi we cyangwa umucunguzi we nabo babyumva kimwe ari Kongo na Tshisekedi, ngo mugire ngo biba biri kubusa. Nuko nguko ubwo ntituragera ku masano afitanye n'abanyekongo nabo ngabo ba Rudakemwa, tuzabigarukaho. Nuko baragenda amusanga mu Butaliyani, biza kurangira Rudakemwa
atorongeye ajya muri Canada, undi nawe ajya mu Bufaransa. Ngabo nuko batangiye 2005, murabizi batangira yandika ka kanyamakuru kitwa ngo ni Inyenyeri, ashinga ngo erego ubwo nibwo noneho yapimye ikirere, hanyuma yapurika ya psychologie rero na filozofi yo gushaka kureba abantu mu bwonko, kandi yabigezeho. Nabyibuka Ishema birazamuka ashinga utuntu kudushinga twabaringana nako agenda rekoruta amafaranga mu bantu kugeza uyu munsi imyaka igiye kuba 20 ari muri ibi, bari muri ibi ngibi. Ejo bundi nibwo uriya Rudakemwa nyine yagize gutya ashyiraho kariya gashene kitwa ngo ni amateka ataguritse. Muramubona uyu munsi nta bandi bavugira kuri ya shene uretse Mukamugema Marie Claire, umukobwa wambonye umutwe Parime Hutu toujours, mukecuru w'imyaka 80 rwose ati mbonye umutwe ariko sinakubwira. Nibyo ngibyo nuko babayeho, akandi kazi bagira. Mukamugema Marie Claire umugabo waraziritse kubera uruhare yagize muri jenoside, ubwo ndavuga Stanislas Mbonampeka, ariko umukecuru reka sinakubwira yahiye, barimo baramucuruza, nawe agacuruza Parime Hutu, agacuruza agaterekera umuzimu wa se mbonye umutwa. Nuko mateka atagoretse kuri bo ni Parime Hutu Kayibanda, ibintu nk'ibyo. Aba bantu ya ideology baracyayikomeje, ndio muri 59 amategeko 10 y'abahutu, manifeste y'abahutu. N'ubu bongeye, nanjye ngo bongeye kwibyutsa nouvelle formule selo aho isi igeze mu iterambere mu ikoranabuhanga. Barajya kuri Zoom, Joe nababonye abantu 20 nabangahe bari kuri Zoom, barimo bizihiza kamarampaka. Ibyo byararangiye. Parime Hutu ntabwo izagaruka mu Rwanda mwabantu uko byagenda kose, never. Ntabwo bizongera, ntabwo bizasubira. Tibakajeho ngo bababeshye kube turabazi, nega ntabwo turi batoya rwose. Ntabwo abantu bajya hariya ngo babeshye hanyuma tubemerere. N'abaruzi ubwo ngo baba bagira ngo bashakisha uburyo abatabazi babakurikira, abakiri batoya batazi uko byagenze, hanyuma bajyaho bakabwejagura. Umwana utabisobanukiwe akagira ngo ibyo bavuga ni ukuri, ntabwo ari byo. Turahari, turabizi. Ntibakababeshye, tuzabanyumuza, tuzarwana ye. Iki byo babeshya ngo hari n'ibyo numva ngo barirengera abandi. Byararangiye mwabantu, ntabwo bizongera. Darahundi kazagira upima gusa muri uru Rwanda rwa 2024 ruyobowe n'Abanyarwanda. Uru Rwanda rutakigendera kuri ayo manjwe ngo y'amoko. U Rwanda murashaka kurugaruramo Parime Hutu, ntabwo bizakunda. Okay, bavandimwe banyarwandakazi, banyarwanda,
bakuzi ba Rwanda Rugari TV, ngabo Padiri Fortunatus Rudakemwa na Thomas Nahimana. Ntabwo birangiye kubera ko amabara, amahano, ubugome bw'abari abagabo ko ari babi biripendi byose birahari. Igihe kizajya kiboneka tubabwire ngo dore abo ngabo mubona bigaragura kuri Zoom naba dosiye kuri dosiye. Ntabwo baba bazi ko tubizi. Abo bandi mwumva biwabiyo ngiyo abo Sagahutu uriya mubona uri muri Niger utarageze icyageraho mu isiza akaba ashaka kukigeraho mu isakara kandi bidashoboka. Buriya iwabo ni hafi y'iriya paruwasi Thomas Nahimana yayoboraga nababwiye ya Muyange, ni mu Gafunzo. Mujye mwumva aho bahurira. Bariya abantu ntabwo ari abantu, ni abantu ko mubabona gusa, ariko ideology, ingengabitekerezo yabo nimutekereze wabaha umwanya bakora ibirenze ibyakozwe muri 1994. Kubera iki? Abantu bakirota bagitekereza bakanabivuga. Uyu munsi nyuma y'imyaka 30 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe, uyu munsi bakaba bakijya hariya bakayigarura bakayivuga rwose ku mugaragaro, isi yose barebera. Buriya rero ntabwo abanyarwanda uyu munsi tuzi ibyahise, ibyakurikiyeho n'ibiriho ubu ngubu dushobora kubyemera. Ntabwo ibyo bintu yego kuri Zoom pe, icyo gihugu cyo kuri Zoom, iyo ngirwa leta yo kuri Zoom, iyo kamarampaka, iyo parimihutu zo kuri Zoom, rwose nababwiraga iki pe, mugumiye mubigumana aho ngaho. Uzavuga ati ibi bintu ndabona ntacyo bizangezaho, ndayamanitse nk'uko n'ubundi babikora buri munsi, ni benshi rwose. Akavuga ati ndaje nje kubaka igihugu nubwo nakerewe, nje gukomereza aho abandi bagereje. Amarembo aruguruye tuyivuga buri munsi. Ariko abakirota kugarura parimihutu, aporosoma, manifeste y'abahutu, amategeko 10 y'abahutu, mwebwe ba Thomas na ba Rudakemwa, mwebwe na ba Mukamugema Marikere na ba Mako nabo bandi nuriya mwishobere ngo ni Sagahutu, gerwa generali yo kuri Zoom. Maze icyo mbakundira shenge, arabo bitwa abashaste Gahunde rero Sagahutu ati batise ushaka kohereza udufaranga, oya ntabwo byakunda, hano ndafunzwe, ariko mwajya muyanyohereza kuri shaste Gahunde. We Sagahutu uburetse urajure abakinnyi uko bakina, we bazagucuruza. Sagahutu inosa bazagucuruza, wicuza icyatumye uza muri Zoom. Uzabaze baforora, uzabaze uko byaje, uzakurikira amakuru, urebe umusaruro idamange bamubyaje. Abana bitwa babikorwa niba ari Foreman niba ari iki, naka gahungu kandi sindi nibagiye izina ryabo. Nawe bazagucuruza nkuko bacuruje Emmanuel Habyarimana, BM generali. None uyu munsi umusaza arajya hariya ati reka mbabwire uko intambara yagenze igice cya mbere cya kabiri, akajya kuvuga ya ndongo nta kireba. Icyakora arimo arivamo. Nabyo
ntabwo bizarangirira aho ngaho. Nta musirikare umena amabanga. Hani Emmanuel Bem Habyarimana ni inkotanyi, ntabwo umena amabanga y'igisirikare. Ni akazi kanyu, uzajya mwivamo. Abandi mwibone mwageze mu Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mubishaka cyangwa mutabishaka. Ubwo se muri mwese hari arurusha gukangata uriya musaza w'umucuruzi w'umutubuzi witwa Rusesabagina. Rusesabagina ni umucuruzi. Kaburiye mwisiza ntikabonekera mwisakara mw'abantu. Murateri yaharurutswe muranjwa n'ay'ubusa. Ntabwo u Rwanda ruteze kuzasubira inyuma. Icyo kintu rwose mukibagirwa, ntabwo bizongera. Ngayo nguko. Ibindi kuri Thomas Nahimana na Rudakemwa mukuru we, abazakenera ibirenzeho etape par etape, dosiye kuri dosiye, turi hano. Ndi hano rwose. Barantuka ye, buri munsi barantuka. Mbese iyo abitutsi byicaga ubu ngubu banarashyingura, cyangwa iyo baguraga inkuba bayiha amafaranga y'ikazi kansanga hanicaye ikaburanye. Ibyo ni ubupagani murimo. Ibyo ni ubupagani murimo. Ngayo nguko. Ubundi banyarwandakazi banyarwanda aho muri hose muri iyo migabane itandukanye nyine za Amerika, Bufaransa, Burayi, Aziya, aho hose mumenye ngo aba bantu n'abateka mutwe. Abantu n'abajura, n'abiskoro, n'abatuzi, nawe babwiye ikirenza aho ngaho. Basabitswe n'ingenga bitekerezo y'amoko, baracyatsimbaraye kuri ya ideology niba tembera mu bwonko no mu maraso, niyo bambara, niyo boga, niyo biyorosa, niyo bisasira parime hutu. Kandi ntizongera kugaruka mu Rwanda. Yagiye nk'ifuni iheze. Ni ijambo rimwe. Parime hutu yagiye nk'ifuni iheze. Contrairement ubukoroni ubwo ntabwo bwagiye muri ya ndirimbo ubukoroni bwagiye nk'ifundi heze wapi. None se ubukoroni ubu ngubu si bo bagize imbata aho ngaho, ntimuba mu bihugu byabo. Ubwo Bubiligi n'Ubufaransa no mu Budage n'ahandi abo bagiye bakoloniza u Rwanda. Si bo mwirirwa musabiriza se, si bo mwirirwa mubeshya. Erega bamwe bakabatiza n'umurindi. Ntabwo twabyibagiwe. Ngaho abo Babiligi bose mukomezanye na parime hutu yanyu nabo. Ariko mw'abantu mw'abagabo mwe n'abagore rwose mushaka ibindi mukinisha. Mushaka ibindi mukinisha. Ariko parime hutu yo parime hutu. Ese kuki bene Kayibanda batavuga? Bene Gererwa Kayibanda kuki batavuga? Karabo mwe mwarahiye murirwa mwiba abantu gusa ngo muraterekera Kayibanda na parime hutu. Kanyiko ni ubabwira buri munsi ngo muri ibicucu. Mukanyiko Sylvie mukobwa w'Imana ababwira buri munsi ngo muri ibicucu. Singe wabibabuze, singe wabibise, ntabwo ari nge wabivuze. Gusa ngewe icyo mvuga buri munsi nuko Thomas Nahimana, Fortunatus Rudakemwa, abo bamako, abo Baningimana Innocent, iyo groupe y'abanyacyangugu muba muri Amerika, Afrika y'Epfo, mu Bubiligi, mu Bufaransa,
n'ahandi muri abisikoro, muri abatubuzi ndabazi, niba kugira ngo muzabimenye neza muzabaze Muzehe Rwaka Theobald, nawe nzamugarukaho uko byagenze mu mwaka wa 2000 agenda nzamugarukaho. Mukajya ngo mubeshye Rwaka Theobald, naramubwiye ngo ave muri ibi bintu yaranze, reka nawe nzaza mwibutse, nzamwibutsa muri no minsi biri imbere rwo Theobald Rwaka ari mongirwa Grex biki ibintu by'ubutubuzi bwo mwamenyereye, cyakora sinzi iyo mwabyigiye. Ndavuga mwebwe bamwe mu banyacyangugu, simvuga abanyacyangugu bose, mwebwe bamwe groupe ya mafia iyobowe na Thomas Nahimana na Fortunatus Rudakemwa, aho mwabyigiye ni akazi kanyu, ariko ntabwo bizabahira. Mwaribye, mwacucuye abantu, ariko hari aho bizagera aho bita kuri Nyirantarengwa, ku murongo utukura, ntabwo muzawurenga. Ngira ngo bakunzi ba Rwanda Rugari TV, banyarwandakazi banyarwanda, ni ikiganiro kigufi, twebwe nta mwanya tuba dufite, abo ni inkorabusa kandi nta kindi, niho bahahira muri wa mwanya bataho kuri Zoom no kuri YouTube amasaha 2-3, twebwe uwo mwanya ntabwo twawubona. Mujye mwihangana tubabwire bikeya ariko bifite icyo bisobanuye, bifite icyo bisobanuye. Abo bantu mwitandukanye nabo, Thomas Nahimana, Rudakemwa, Fortunatus, nibo nibanze uyu munsi. Tandukanye nabo, abantu n'abantu babi n'abagome, kandi ubugome si ugufata inyundo mu kwita umuntu cyangwa imbundura, ideology. Kuba warasaritswe n'ingenga bitekerezo y'amoko, by'umwihariko nk'abanyarwanda bakaba bakiri imbata za Parimehutu na Porosoma. Muramenye, mubareke bahahe, ariko mwebwe mbwira diaspora nyarwanda birabareba, Abanyarwandakazi n'Abanyarwanda hirya no hino aho bari mu mirimo itandukanye, ku mpamvu zitandukanye, ibi birabareba. Mukwiye kujya mugira n'amakenga n'amatsiko mukabaza, ariko Thomas Nahimana uyu, Rudakemwa uyu nguyu, abo bandi bahora muri ibi bintu, aho ba Innocent ngo baraca imanza kuri Zoom, ibintu by'ubugoryi biraho ngaho. Mwitandukanye n'abantu nk'abo, ntacyo bazabageza. Parimehutu ntizagaruka hiya ni Rwanda, isi wo Rwanda, hano mu Rwanda. Parimehutu ariko mwarasaza ahubwo.